Imana ikora ikintu gisobanura Imana ku buzima bwawe. Wewe warayisobanuye ntibayumva, ariko Imana la force tosta for the bay. Mugire gutya mu mperu babwiye Nebukadinezari baterega twebwe ntaga imyanzuro turimo isubirwaho. Inzu turazikeneye turanazishaka ni nziza, ariko tuzubaka ku musozi, ntabwo tuzikoreye. Imodoka ziba muri parikingi, ntabwo tuzirarana mu gitana, zinarara muri twe. Amafaranga tuyashyira kuri banki akagira abasekirite bayarinda. Atari ko tubona byose turabifite turanabigwije birahari, ariko Yesu twamushijirije mu mutima ni ikibanza cye kiri. Kandi twabisanze ino n'abandi bagiye babisiga ati natwe bizasiga, none turabihinyuye. Suko tubyanze guhinyura ikintu no kucyanga, kugihinyura no kugifata nkaho nubundi kirahari ariko nta nicyo kimaze. Ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru, kuko namenye ko ntanza ribayo, nta n'imiruho abaho, bose baguwe neza. Tinabonye bayaryamana bakarara barira hari. Basunitsemo karinga batereka tugutangariza itangazo rya nyuma. Noneho nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kinyibagiza ibyago byose. Kwibagirwa ibyago no kuba bihavuye ni ibintu bibiri. Se bantu baranyumvise badi? Kinyibagiza ibyago bingahe byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Noneho nge ndi umukristo kondi kose, naho natumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, zabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ngo barababoha uko bakambaye amafure buko baba bakavango ubwo umwami Yesu nkunda ndawe. Aravango none menye neza ko Uwiteka kizowo yasize azamusiza ari mu ijuru rye ryera. Aravango bamwe biringiye amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko turahagurutse turema. Akira kwema mwari no teraniro, akira kuvuganirwa n'Imana, akira kuburanirwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira gukorerwa n'Imana. Icyari cyarananiranye abantu bose babona Imana. Zamura haleluya, zamuriya kabiri haleluya. Tala brevai lelas pelosifori tekoria devai. Imana irambwiye ngo aka kanya akanyine irahagurutse, kandi ngo abanzi b'abantu bamwe barahana ngo bagiye gutatana. Nari mbonye iyi Zaburi ya 10 na Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Abaye we nanjye turahaboneka. Hari umuhanga uherutse kutuganiriza kandi n'umunyabwenge, aratubwira ngo ku isi uko byagenda kose mu iteganyagihe ry'ubwenge bakoresheje mu masegonda 2 haba hapfuye abantu 2. Aravangwa ariko hari igihe birenga bijyanye n'impamvu yari nka gisida, hari igihe ashobora gupfira rimwe n'abantu benshi. Noneho arimo bitubwira, aratubwira ngo abacitse amaguru ubutabara, abo bamanitse, abo bari gusubiza amaguru muri gahunda, abagiye muri koma, abagiye muri moroge, mbese arabara sanga kubugihumeka muri abo 2 naye wari uri hano ku isi. Reba igihe twagira hano, reba amasegonda amaze gutambuka, umva abantu bamaze gupfa, wowe ukaba ugihari. Imana yarahabaye, Imana yarahabaye, Imana yarahabaye. Kandi Salomo n'umuhanga yaravuze ngo kuba ukiriho gusa uruta uwamaze gupfa, kuko uracyari umunyamahirwe w'ibintu bimwe twe tutaramenya. Hari icyo waba cyo mu kanya kaza kuza. Mu gihe cyose ugihumeka ntuzashyiremo ntibishoboka, ku Mana biracyashoboka, kuko impamvu Imana ikikurinze uracyari misiyo y'Imana. Amajwi ya ntibishoboka mwari no teranira ceceke, ko turi imbere y'Imana ishobora byose. Ntabwo turi buganire na Satani n'akanya na gatoya, turaganira n'Imana. Hanyuma Imana wicaye imbere ikwereke ko ibishoboye, ikwereke ko igize guteyema, irabishoboye. Amazina kubasomye nabonye banditseho Rizinde gusa ngira 2 ni Rizinde Eric. Hanyuma ndi umugabo mfite madamu nanjye wagira ngo Irene, twashakiye rimwe. Sinzi cyangwa we niba ari pose yashyizemo cyangwa niba ari ngewe nanjye mbyaye 4. Ariko nge muri abo 4 mpamvu babwira ko kuba hari ukubera Imana, nge hariho 3 hari umwe wataye.
urumva yatashye akiri muto. Reba wowe rero ukuntu ungana, urumva se urwamutwayeho rutarakurebaga. Buri muntu wese hano afite ikintu yumva yashimira Imana. Naturutse rero Beteli niyo ryo torero, paruwasi ni Muganza, ibindi Yesu aduhana umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Tubahaye intashyo zaho twanyuze hose, haba mu Rwanda n'ahandi, no mu gitondo ndi kwigisha niba turenya Gatovu. Haba hose aho twanyuze mwakira intashyo za bene se. Ntabwo najyaga ntanga intashyo, ntabwo najyaga nzitanga pe, ariko umukeretse kunsura arambwira ngo ababiri barutumwe. Ababiri barutumwe igihe umwe aguye undi aramubyutsa. Yumvishe ko utari wenyine mwa runo rugendo, umenya ko burya bya bintu bikora ugakomeza kubikorana umwete. Hari n'abandi bari gusenga nk'uko turi gusenga. Nawe usenge mu izina rya nde. Igitabo cya Danieli niho tugiye gusoma igice cya 3, turasoma umurongo 28 n'uwa 29. Igitabo cya Danieli igice cya 3 turasoma umurongo waho wa 28 n'uwa 29. Subire muri mwe ni igitabo cya Danieli igice cya 3 umurongo waho tuvuze n'uwa 28 n'uwa 29. Hari ijambo rivuze ngo Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. 29 ndavuze ngo nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahinduke nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Dusimbuke dushyireho ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 14. Tuhasome imirongo na 2, wenda dusome wa 11 n'uwa 12. 14 Yohana ubutumwa bwiza mu gice cya 14 murongo n'uwa 11 ndetse n'uwa 12. Twihuse tuhagere. Hari ijambo rivuze ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba ari muri iki. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. 14 bivuze ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa data. Amen. Hano hantu havuye mu ijambo rivuga kenshi ku muntu umwe uvuze ngo Imana ya runaka, Imana ya runaka, Imana ya runaka, Imana ya runaka ishimwe. Kandi ntabwo abari kuyishimira si babo mutegetse kuyishima, ahubwo ni ikintu Imana ikoze gitumye uyu muntu ayishima. Hanyuma impamazanye mwari no teraniro ni ijambo rivuga ngo Imana ikora ikintu ku buzima bwawe kibwira abantu Imana yawe usenga kurusha uko we wayivuga. Ntabwo mubyumvise, munyumve neza. Imana ikora ikintu gisobanurira abantu Imana, abayemera n'abatayemera ku buzima bwawe, kiyibabwira kurusha uko we wagira gute wayivuga. Sinzi niba ibintu muri kubyumva. Ngewe niyo message nzanye. Imana ikora ikintu ku buzima bwawe kibwira abantu Imana kurusha uko we wagira gute wayivuga. Tostifo. Imana ushobora kuzi kuyivuga uhereye mu itangiriro ku ijambo rya mbere vango mbere na mbere Imana, ukageza mu byahishe uvuga ngo amen, abantu ntibayumve. Ariko Imana ishobora gukora ikintu kibe kinini kibe gitoya, ariko kivuye mu kuboko kw'Imana ari igikoze. Kilastifo. Kigasobanurira abantu Imana wowe utiriwe uvunika. Nta mpamvu yo kwisobanura, ahubwo cyo kikayisobanura. Hanyuma mwari no teraniro niyo message nzanye. Niyo message nzanye. Kandi ravuze ngo nukuri niko Yesu avuze. Yesu nta jambo afite ryo gukina, ibyo avuze byose abihagazemo. Abihagazemo. Kandi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Muzimpamvu ahantu Yesu avana 1,000 yahavana miliyari. Nta mutera nkunga akeneye, arashoboye. Anavana umuti wakiza gripe, nihavana n'imbaraga zizura uwapfuye.
mwese muri hano mufite amashimwe pe, hari ibintu Imana yakoze, ariko noneho ndashaka ko Imana ikora ikintu gisobanura Imana usenga, abantu bavanga iyo Mana usenga. Imana ikora iki? Mwari Imana ikora ikintu. Oya, Imana ikora ikintu. Hari yaravuze ngo urashaka Imana iguha imodoka ngo izajya igaragaza ko Imana itabara, ngo utagitega akamoto ukajya uzana moto. Imana ikora ikintu. Imana ikora ikintu. Kandi mwebwe Imana ishimwe. Hari ikintu numvise ndi hano, reka mbabwire. Rimwe na rimwe ngende ndimo numva mfite ibihe byiza hano, numva hari ikindi kirere numva. Abizerera Gikora n'abatizera turabizerera, ariko mwari n'uteraniro haremeka ikintu gisobanura Imana. Mureke mbabwire, mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko mu gice cya 2, ngo Yesu yaje Kaperinawumu, ngo agarutse barabimenye, ngo bimenyekana ko ari aho mu nzu, ngo abantu barabyigana baruzura baba benshi. None ngo babaye benshi, Bibiliya avuga ngo ku rwego abantu bizeye baheka ikirema barakizamukana, ngo bakihagejeje babura ahantu bakwinjirira, ngo ariko barizera bajya hejuru y'inzu basakambura neza bapimanya ahantu Yesu ari. Baravuga ati nubwo tubuze inzira ariko twabonye aho Yesu ari, ngo barakirekura baravuga ati twebwe twizeye ko ari kwa Yesu, wapfa wakira kizima nuko twigejeje aho Yesu ari. Ngo kiguye imbere ya Yesu, ntabwo Yesu yigeze abona kwizera kukirema, yabonye kwizera ko abakizanye. Nutizera turaguheka. None se mbabeshye ngiye ko ndi hano. None se mwese ko musoma igitabo cya 2 cy'Abami mu gice cyaho cya 4, Elisa aciye ku mushinemu. Ntabwo twamenye iminsi yahanyuze, ngo ariko uyu mushinemu yabwiye umugabo ngo nukuri mbonye neza ko uyu mugabo ahora tunyuraho ari umuntu wera. None gucumbikira Imana ntituyibonye, ariko ducumbikiye Elisa twaba ducumbikiye Imana. Ngo baka icyumba hejuru y'inzu, bashyiramo uburiri, bashyiramo ameza, bashyiramo itabaza, bashyiramo intebe, ngo uko azajya hanyura ajya acumbikaho. Ibyo birategurwa neza birakorwa. Elisa uko atambutse akaharana, ngo bukeye nawe aricara aribwira. Mureke murebe, ntiyigeze abaza n'Imana, no, we yaribwiye. Yari yarasomye ijambo mwese muzasoma mu gitabo cya Yeremiya gice cya 15-19. Haravuze ngo nugaruka ndakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Hanyuma Imana yivuze biraba, yategeka bigakomera. Mu yandi magambo, y'umuntu amaze kuhagarara mu Mana, ntabwo ari ubukivuga, havuga Imana muri uwo muntu. Muranyumvise badi? Elisa ngo yiyumvamo, ahamagara umushinemu aramubwira ngo reba ineza watugiriye, none tugukorera iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Siko yamubwiye. Uyu mudamu aramusubiza ati ngiye nibera mu bacu. Ngo agiye kugenda baza Gihazi ati iminsi turiye hano n'iminsi tuhagenze, yo witegereje ubona nta gikenwe. Haravuga ati nagiye ngenda nkabona nta mwana w'umuhungu bagira, kandi umugabo warashaje. Ati bati garuka mama, garuka. Ati hagarara aho ngaho. Ati umwaka utaha nk'iki gihe uzabutereye umwana w'umuhungu. Mwese ko muri hano, uyu mugore yambwiye ati muntu w'Imana, niba nuko wariye hano ukaba ufite ubwoba ntacyo tukwishyuza, reka kwirirwa ubeshya umuntu w'Imana. Ibimenyetso byo kubyara byararangiye, reka kwivuna. Nubwo atizeye ntiyabyaye. None se Imana ni zingahe? Reko kumutavuga Imana ni zingahe? None se iyo yabikoze siyo twaje hano imbere? Siyo se nkorera? Siyo mwarimu akorera hano? Siyo aba bahanuzi bakorera? Nutanizera turakwizerera, ariko biremera mu izina ryande rya Yesu. Mureke mbabwire ikintu gitumye abantu bacogora kenshi na kenshi, bigatuma batavansa begera imbere ngo bakagenda bacogora. Mu bintu mbonye bifite imbaraga bikora bitagaragaje ibimenyetso, ngo bibanze kugaragaza n'icyemezo cy'uko byafashe umwanzuro n'amasengesho. Ibindi byose ukora ugaragaza umutahe cyangwa ugaragaza formule y'ibintu uri gukora, ariko amasengesho utashye bakakubaza ngo wakoze ikintu ucyerekana. Ariko mutangazwe yuko duhagarara hano utaragera ni Gatuna, ni wo mupaka cyangwa se Kanyaru mu mupaka tugira ya hafi hano mu Rwanda. Ukohereza isengesho muri Amerika utahazi rikajyayo, kandi icyo ritumye rikagikora rikazana igisubizo. Hari abantu baje gusenga muri aya materaniro badi.
kuko rero bitagaragaza umubyizi ariko bigatanga umusaruro nta mubyizi byagaragaje, bituma abantu rimwe na rimwe bacogora bakabivamo. Ariko ndagutangariza ko uyu munsi Imana ikora ikintu gisobanura Imana kurusha uko wagira gute wayisobanura. Twayihaye icyubahiro badi, twayihaye icyubahiro ko hela pekoti nici oritakuvas. Mwemera ko Imana itarobanura? Mwemera ko itareba nk'uko abantu bareba? Mwemera ko ijya kwa Yesayi igatambuka Eliyabu ikajya kureba Dawidi uri mu ntama ikamugira umwami bari aho ngaho? Hanyuma ntuze kureba aho uvuka, nturebe uko witwa, amazina y'abantu bakwita ntuyiteho. Imana ifite uko kwita abantu batakwita. Imana ifite uko ibibara abantu batabibara. Nubwo bakuvuze byinshi, nyambwira abantu ngo bakuvuga mu nyanya, mu ntoryi nayo bamumereye nabi. Turashimira Imana ituvuga bitandukanye n'ibyo abantu batuvuga, kandi twaba twaje imbere yayo. Niki iyi Imana iza kureba nk'abantu ubu bugihumeka. Uzi ko bamwe muri mwari umuntu basamye inda, Satani avuga ati nubwo ayisamye ntazavuka. Ukayitwara Satani akanuye amazi akavuga ati ntazatuvukana, ukavuka areba. Ati nubwo avutse ntazakura, ugakura areba. Nubwo akuze ntazashaka, ugashaka hari. Nubwo ashatse ntazabyara, ukabyara areba. None bakaba bari kujya ku mashuri, iyahabaye irarwara, irasaza se. Naho ibihe byahinduka, Imana yo ntabwo ihinduka. Ahubwo Imana ihindura ibihe cyangwa ikabikora nk'uko biri, ariko ikatabara uwo ishaka gutabara. Imana mu bumana bwayo ivuga bikaba, yimura imisozi itabime. Ntugire ubwoba niyo waje kureba. Bamaze kuvuga ngo ufite uwo mwana, ubwo umwana uramufite. Nge ntabwo njya kwihanisha, no, nge ndashaka kuvuga ngo Imana ikora ikintu ku buzima bwawe gisobanurira abantu Imana kurusha uko wayisobanura. Nge nicyo nzanye, kandi uracyakira mu izina ryande ryayo. Ariko mwe muransetse, wambwira gute umuntu ashobora kujya kuri akavuga ati ndarwaye, akanyaruka akajya mu banyabuzima bikanga, akirukanka akagenda akajya kuri farumasi bikanga, bakamujyana mu bitaro by'ibanze bikamuha transferi, akajya mu bitaro bikuru bikanga, bakamujyana mu Buhinde bikanga, abajenikologe bose bananirwa, bakaza bakamushyira hano. Imana igahagurutsa umuntu utarigeze wiga n'igiforomo, akavuga ngo mu izina rya Yesu, bikajya mu maraso, bikajya mu mitsi, bikajya mu misokoro, umuntu akaba muzima. Ibyo dukora mwemera ko bikora cyangwa twaje gukina? Ibintu turimo mubona ari byo gukina? Fola Picasso. Dore ikibazo gikomeye rero. Rimwe na rimwe abantu bagira mu iteraniro bigatuma batabona ubusabane bw'Imana, ntibanagere ku Mana, ntibabone n'icyabazanye. Hari igihe wowe ugira ngo Imana ica ahantu wowe utekereza, Imana ica wowe udatekereza. Hanyuma niba Imana ica udatekereza, wasanga iri buze guca mu mashyi. Niba bavuga ngo kuma mashyi yakome nk'uyakomera Imana, twe ntabwo turya amashyi. Ntabwo ari byo mbasabye kugira ngo mbasobanurire. Yakoma nk'uyakomera Imana, ntabwo uyoboye arya amashyi, ubwiriza ntarya amashyi, pasiteri ntayarya. Muzane icya 10 n'amatora buryo muhereza abashumba amenye uko babikoresha. Imana muyigaburira amashyi. Niba bavuga ngo hereza Imana icyubahiro, kiyihereze kuko nikirya ishobora guca mu cyubahiro, wamenye iri buze kunyura iki. Niba bavuga ngo haleluya, vuga ngo amen. None se ko amen tutabirya, wabwirwa n'iki katari Imana iza kunyuramo? Kwibaratera haleluya, zamura Imana icyubahiro, ibintu byose uramefiya. Ese wowe nta rwego wageraho rwatuma Imana idahabwa icyubahiro? Arwo mwabonye? Nta rwego rwagerwaho rwatuma Imana atari yo gukomerwa amashyi. Nta diplome n'imwe ihari yatuma ari we twahereza icyubahiro itwaje guterana. Imana niyo yo kubaho. Mbabwiye nabi badi? Mwagiye mushimira Imana, itaravuze ngo mujye muzana inshyushyu, umugani wa mwari muvuze ati nkunda n'amata. Imana kibabwira ati mwese umuntu ajya azana byibura ikibido cy'amata kugira ngo mwumve. Bamwe na bamwe nimwari kuzajya mukuraho. None n'amashyi nayo ugira ubugugu ku mafaranga,
icyacu uzi ko gitanga ugononwa byakugoye, amaturo nayo ukayatanga uyabara ntabwo uzi kuyahereza Imana, biba byagoranye, bisaba ko bigisha nabwo bakakaye. Niba ibiryo bitetse bigaye rimwe na rimwe bamwe hagize umushyitsi winjira bati ntitugihaza, none ugira ubugugu ku mafaranga, ugira ubugugu ku biryo, ugira ubugugu no ku mashyi no ku cyubahiro cye. Ariko ubwo bundi mwumva Imana yacaye. Washakiye Imana inzira, bavuga ngo mahaguruka ukagira ngo baguteyemo imisumari, uhaguruka utabiye, uzi Imana iza kunyuraki. Njye Imana yarambwiye ngo uzabwire abakristo ahantu hose uzagera munyumve, Imana ibiri aho ngaho yitegereza, hanyuma ibaye iri butanga umugisha w'abakomye amashyi, amaboko yawe izi kuyatandukanya n'ay'abandi. Nubwo bayakoma cyane igafashwa wowe ugakomeza uyabitse, ni ukuri wataha nta mugisha w'amashyi utahari. Mahereje Imana icyubahiro ikavuga ngo ndaca mu cyubahiro, wowe yawe wayabitse, ni ukuri nta mugisha w'abantu batanze icyubahiro wabona, wataha ukanuki. Bavuze ngo haleluya, abantu bavuze ngo amena bigakora ku mutima w'Imana, Imana igatanga umugisha wa amina, wowe utavuze ntawo wabona, umunwa wawe utandukanya n'uw'abandi, Imana izi kubitanduka. Nuba mu iteraniro yigeze avuga ngo ujye urwana n'ubudasa bwawe. Ngewe ni igihe ntumaze imyaka 8 Imana impagurutse ngo ngire abantu ngo ni wowe Imana ikeneye. Iryo jambo limaranye imyaka 8 ndyigisha. Hanyuma ni impamvu Imana igukeneye, Imana ni kurebera mu bandi, ikurebera muri wowe nubwo uri muri benshi. Wowe nubwo amajwi agukaraze akakwereka ko bikomeye, ariko bikomereye wowe ntago bikomereye Imana. Kandi waje uri misiyo y'Imana, ntabwo waje uri misiyo y'ibyo bikurwanya. Nukuri kw'Imana. Mureke mbabwira akantu gato, ibintu byose tugiye gusaba Imana bikorerwa inaha, ntimuze kugira ubwoba. Bikorerwa inahanga, produit zabyo zibinaha, matsiyeri zabyo zibinahanga. Ariko wowe uremye muri matsiyeri tutazi, wowe ukoze muri matsiyeri tutazi, ntago babyumvise. Wowe uremye muri produit itabinahanga, rero ni wowe ukomeye kurusha ibintu Imana iza gukora hano. Muzambabarire murebe, reba imyaka umaze ujya muri salo bakogosha, umusatsi ukamera nta mvura yaguyemo, nta fumbire nyongera musaruro, kandi dogiteri ntazahana imizi itere yasanga byimeze. Reba igihe byamereye ntibigere no mu kanwa, ntibihinguke mu kanwa imizi. Reba imyaka umaze ureba nta sharijeri, nta ugucaginga ukabona byikora. Bigeze bavuga ku badamu hano, numva mise ngira ihishurirwa. Mureke mbabwire, ibere ry'umudamu ritemye atari konsa havamwe amaraso. Ariko wibaza ahantu Imana ivana igicuba ikagitereka mu ibere umwana yakurura ngo akajya kurura amashereka, ntakurura amaraso. Ikindi kina ni Imana ni igicuretse ku muranga mufite ubwoba. Se bahara abantu bari hano badi, ariko Imana ikora ikintu gisobanura Imana. Ikindi gikomeye ni iki, aya mabati bayakorera hara mu nganda, murahazi. Imodoka zikorwa n'abantu ni mu nganda. Ariko wowe Imana yakuvanya ahantu nta wundi muntu wakora umuntu umeze nkawe. Turashimira Imana, yarabikoze. Imana yarahabaye, twizamurire haleluya. Imana Imana ititaye ku magambo bakuvuga Imana ireba igaceceka. Ariko si uko yacecetse ngo izabireke bikomeze bibe gutyo. Niba ariyo wubashye zagaragaza imbaraga zayo. Bakurwanya Imana ireba igaceceka, ariko kuba ariyo ukurikiye Imana izagaragaza imbaraga zayo. Imana ikora ikintu, wamubaruka mumubwira umuntu mujye mubwira ngo uyu munsi utahana ikintu gisobanura iyo wizeye. Mubwira ngo uyu munsi utahana ikintu gisobanura Imana wizeye. Nukuri. Ariko ngewe uyu munsi, ariko mwe munyamusetsa, ko munyamusoma igitabo cya kabiri, igitabo cya mbere cy'abami, buriya Eliya ari ku musozi Karumeli, sibyo? Amaze kuvuga ati bafati yabo batambi, nibamara gutamba turareba isubirisha umuriro, sibyo? Noneho bagatamba,
rosa. Bamara kunanirwa akababwira ati mwemwe muretse nanjye ntambi. Agahita ko afata igicaniro akagisana amabuye 12 agacukura impava akamenamwe amazi. Yaza kugira umwaka uretse ko dufashwa umuriro ntumanuke. Ntiyari guseba. Ababwiza ko ntabwo yari kumwara. Hari ibintu mujya mukinisha iyo umuriro utamanuka ntiyari kumwara. None se wowe gusenga uvuga ko yawe ishoboye kidakoretse ubwo ntiwamwara. Ariko Imana igikore mu izina ryati. Buri muntu wese usenga ndababwiza ukuri afite umuntu ucunze kureba icyo iyo Mana akorera izakora. Buri muntu wese usenga uvuga ko akoreka Imana afite umuntu pembeni uvuga ngo nzareba iyo Mana asenga azinduka agenda tuzareba icyo iyo Mana izakora. Hanyuma rero natwe turayizeye turabizi irashoboye ikora ikintu gisobanura Imana ku buzima bwawe kurusha uko wagira gute wayisobanura. Niyo message sabantu uza amagambo y'abantu turayahaze. Ene yatwigishe neza numva ndanezerewe. Ariko numva shaka nge kubavana mu isi mukiyirimo. Nge munyemerere. Nabwira ibi bintu bagabo bene data namwe badamu. Nge mbyemera n'ukuri pe kabana arabo gukundwa cyane. Ariko ni kamabwire kugira ngo umwana azakugirira umumaro nuko uzakundana n'umugore wawe n'umugabo wawe. Agaciro k'umwana kava ku babyeyi bombi. Igihe uzubaka urugo rw'amanegeka n'aba bana bubatse mu manegeka nta n'umumaro wabo uzabona. Reka mbabwire impamvu Imana itaremye abana n'abana ikabanza kurema umugore n'umugabo. Mu isezerano dusezerana n'abagore bacu turavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agize gute ntaho musezerana kuzatandukana n'umwana we Yesu agarutse. Iyo amaze gukura ko ati nge nabonye sheri ugumane n'umusaza wandigendeye. Aka gasaza ujye ugafata neza, aka gakecuru ujye ukitaho. Mu buzima bubaho ubundi impamvu tugize amadivorce menshi ni uburyo nge nabonye bwananyobeye. Mwese muri abantu bakuru mwabonye umuntu yatera igiti cy'avoka none avoka yatangira kurabya umuntu agafata ifumbire akayizamura akayijyana mu mashami. Ntitwamusengera nk'uwasaze n'ubundi yaba yasaze. Aho gufumbira igiti neza ukajya ugikorera uko ukorera igiti niko kinera cyane nabwo kinera neza nibyo. Hanyuma rero uburiya mu rugo igiti ni umugore n'umugabo mujye mufumbirana abana bazatoha muzaneza neza ntimuzigere muvunika. Se mbabwiye nabi nuko mwebwe mu byubaka mu isi ariko mubijyane mu mwuka umugore n'umugabo nirindi somo ni ikindi kintu kitandukanye n'ibindi byose. Njye ubu Joshua wangeje ndazambwira ati atari kuziko nabonye sheri mpite mushingira yigendere. Jessica ambwira ati nabonye sheri nawe mushingire yigendere. Joel ambwira ati nabonye sheri nawe mushingire yigendere usigane nawe akaga kecuru. Ndimaye ntaragakunze sinakanura amazi. Abwagiye bureka hari ibintu mukinisha. Hari ibintu mukinisha kandi iyo ukundanye n'umugore n'umugabo abantu babubatsemwe amateka akomeye. Uzi ko umwana asigira bati cyazama nkubaka urugo rumeze nk'urwa papa. Cyazama nkaza uko umwana w'umukobwa uramugira bati cyazama umugabo umeze nka papa. Nigeze njya gusengera umuntu mu Burundi umwana arambwira ati niba usenga musengera Imana izampa umugabo umeze nka papa. Bari abasaza kandi umugabo yari umukire afite n'imodoka. Ariko iyo babaga badafite umukozi umugabo yajyaga mu gikona agateka kareba ukuntu yitaye ku bashyitsi byose akaba ari ubikora. Umwana yabireba ari umukobwa w'inkumi ubu ngubu n'abashatsi nahangaha ariko Imana ibe yarabimukoreye sindagiwe mu rugo ngo menye uko bimeze. Hanyuma munyemerere bakobwa muri hano namwe basore nimwubaka ingo muzanyemerere ibi bintu tubyubake ku buryo Imana ishobora kubireba ikagira gute kavata abantu bubatse ibintu bidasanzwe. Ngiye maze imyaka 14 nshatse sindatinda nkamwe hari nk'abakuze kundusha ariko mu iyo 14 ntabwo ndatongana n'umugore. No hari ibintu bitabaho. Ejo bu ntaranteretse kujya agiyeyo hari ibintu bidakorwa n'umwuka umuntu akora n'ubwenge kugira ngo yubake ibintu byiza. Niyo ngeze mu rugo abana banjye barambwira ngo sheri wawe ntawe uhari yahari barambwira ngo araryamye bazi ko bari bo ntago ari ba sheri banjye sheri wanjye ni umugore wanjye nge niwe nashatse. Rega abana nta matunda turi kubona nezo nabona yo nabona umugore nari kubyara wezo utabona umugabo wari kubyara nese ubwo urumva amatunda
tujyanye muri confusion. Ni ukuri kw'Imana, wowe utabonye umugabo ntiwabyara, wowe utabonye umugore ntiwagira gute, ntiwabyara. Hanyuma agaciro ubwo ni ikivutse cyangwa agaciro ni ababyaye. Mwebwe rero mubyaye mukomeze mwubaka ibintu ku buryo n'abandi bose bazaza bakabyubakiraho. Noneho yari yagiye ahantu amara nk'amezi 2, aje rero ndagenda ntegura, kandi ntabwo tunasaba ibintu bihenze. Naragiye nkoresha gato itarenze 6,000 ya y'ibara rya pink, ukuntu nziza nyine, nandikaho ngo welcome home my love. Akabonye ageze mu rugo nkamwakirije, arambwira turategura ndakwemeye. 6 mugira ngo ibintu byubaka ubuzima bw'urugo, mugira ngo ni ibintu birebire. Arambwira turategura sheri, kandi ubwo aravuga gutyo, twakoze ubukwe kurya kwanjye kubona ubugari bw'ijana bigoye. Kubona ubugari bw'ijana bigize gute bigoye, kuko nakoze ubukwe ndabyibuka ndi nk'ibiceri 350 najya njya kurya ubugari. Muragira ngo ni imikino, ariko Imana ikora ikintu. Wowe wayivuga ntibayumve, reka nze mbigishe maze nze twihanurire twitaye twakira umuntu naduse. Ariko munyemerere niba mwizeye ko Imana iri bukora ikintu mwari noteranira, utabyizeye rwose ambabare ntakomeze kumba imbere. Ubyizeye ntega amatwi, Imana igenda ikanda aho ngaho hari haranze, ikandaho 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 ikandaho. Tuze gusoza dusenga byemera mu izina rya nde ryaye. Ngewe nizera ko umva Elisa ntabwo yeretswe, Elisa ntibyamusabye no guhanura, no, ahubwo yarizera avuga ngo iyo yamuhaye Sara nanjye niyo nkorera. Ariko hari ibintu byamukinisha, wowe uribaza hari ibintu ku bantu bitagize gute bidashoboka. Urambwira ngo dogiteri akubwira ko 45 ni menopause, si menopause, mudamu ntabwo yongera kubyara. None 90 ubwo si double menopause. Haja no dera abamarayika ngo bamaze kurya ikimasa babwira Sara, baravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe. Kandi nawe niko bimeze, bimaze kumera nka double menopause, kuko ukuntu ndi kukubona ndi kubibona. No ariko ndashimira Imana kidakangwa na double menopause. Nukuri ko Imana ntikanzwe nabyo. Ko mwayizamuri Icyubahiro ko numva nezerewe we bana we, ntikanzwe n'icyo gihe bimaze. Noneho aravuga ati ni murye nyine mugende murahaza ubwo ngo. Noneho hari ibintu mwe mutajya musoma ngo mukora analize. Ririya jambo Sara bamubwiye ngo Sara ko asetse, akavuga ngo ntabwo nsetse. Ntabwo Sara yarasetse, ahubwo yarashinyitse. Umuntu aseka ibintu bimunejeje, umuntu asikizavugira ko atari uguseka. Muzicume gato 21 umurongo wa 6 aravuze ngo noneho Imana irasekeje, n'abazabyumva bazasekana nanjye. Urumva hasetse ni gihe amaze gusama, ariko yagira ngo po bati Imana none ibintu ikoze, mukecuru na muzehe barabyaye. Niho yageze abona ko Imana igize gute imusekeje. Ntabwo Imana yitaye ku gihe bimaze, Imana yitaye ku gihe wayihaye. Ntabwo Imana yitaye ku magambo abantu bavuze, Imana yitaye ku ijambo ryayo. Ntabwo Imana yitaye ku mbaraga ibikurwanya bifite, Imana yitaye ku mbaraga zayo. Mwari no teraniro turi hano Kacyiru, Imana ikora ikintu gisobanura Imana ku buzima bwawe. Wewe warayisobanuye ntibayumva, ariko Imana la force tosta for the bay. Mugire gutya mumpera Imana icyubahiro, abantu bari hano mvuge duto nihute. Aya magambo dusomye mwese muntega amatwi munkurikire. Bibiliya iravuze ngo muzasoma mu gice cya 3 kiragira igitabo cya Danieli. Nebukadinezari akoze igishushanyo agishyira mu kibaya cya Dura. Aravuze ngo umuntu wese utazakiramya azatabwa mu itanura ry'umuriro ugira gute ugurumana. Ashyizeho umunsi, ashyizeho itariki, ashyizeho n'isaha, barabitegura. Hanyuma ngo igihe kigeze bahagaze mu kibaya cya Dura, bararangurura ngo uhanye ibyo aravuga umuntu wese uza kumva amakondera, akumva imyirongi, akumva isambuka, akumva ibyumwa by'ubwoko bwose bivuga, akemerera kubarara hasi, ni byiza arakira. Ariko utabikora itanura ngira riri kwaka. Hanyuma ibyo birategurwa neza, bimaze kugerwaho ngo baranguruye abantu bose baravuga ati Imana ni iyi ngiyi ya kino gishushanyo bakoze. Saduraka na Meshaki na Abedenego ni abasore bahagaze 3 muri iki kibaya, baravuga ati twebwe iyo dukorera turayizi, ifite ubushobozi bwose.
none rero ibasha kudukiza amaboko yawe nyagasani, kandi izadukiza no mu itanura ry'umuriro ugurumana. Ariko naho itadukiza, umwanzuro twafashe turawuzi, ntitwakwisubiraho. ni Imana yacu, izubahwa babyemera batabyemera. Iyo dusenga turayizi, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. ngo bazamuye amaboko mwese muzakurikire. Ntabwo Nebukadinezari ari wamenye ko batapfukamye, ngo ahubwo bamaze kuyazamura, ngo Abakaludaya bari hafi aho barasimbuka babwira umwami ngo ba basore b'abanyagano b'Abayuda bo banze gupfukama. Ngo arababwira ati ntimubabeshyera koko iryo kosa barikora. Ati barikoze. Ngo barasimbuka barabamuzanira, bamugejeje imbere ngo arabakabukana, arababwira ngo Basaduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutarangishanya cy'izahabu nakoze, cyangwa hari undi wababeshye? Arababwira ati cyakora ngiye kubaha amahirwe ya kabiri, nimwongera kumva amakondera mukemera kubarara hasi n'ibyiza muragira gute? Murakira. Ariko se nimutabikora, Imana iri bubakize amaboko yanjye murabona ari iyihe? Hari ikigeragezo kiza imbere y'umuntu yareba akabona ata buryo yahava. Reka ntangire itangazo mwari no teraniro, nta musozi n'umwe Imana itakwitse, nta rugamba na rumwe Imana itanesha, nta rubanza na rumwe Imana itaburana, nta buzima na bumwe Imana itaguha, nta hantu na hamwe Imana itakugeza, nta kintu na kimwe Imana itarangiza. ni Imana ishobora bingahe? Nta na kimwe, nta n'ikizanabaho, ibyabayeho n'ibizabaho, nta na kimwe Imana itashobora. Nta maboko namwe akurwanya Imana itama, nta murozi Imana itatsinda. Urakoze. Reka mabwira akantu gato nihuse kugira ngo mvuge ibintu muze kubyumva neza. Hari abantu bibitsemo ko babwiye ko Satani nawe atoroshye. Ntabwo Imana yigeze ha Satani uburenganzira bwo kunesha abakristo, ariko yahaye uburenganzira abakristo bwo kunesha Satani. Nimubisoma mubikurikire munyumve neza. Ntabwo Imana yigeze ha Satani uburenganzira bwo kunesha abakristo, ariko Imana yahaye uburenganzira abakristo bwo kunesha nde? Satani. Uyu munsi rero aramwara, ibendera rya Yesu rirazamurwa. Iki Isomye Itangiriro 3:15 iravuze ngo hagati yawe n'urubyaro rw'uyu mugore mashyize urwango rukomeye, ariko nirugutanga kukubona ruzakumena umutwe, nawe nurutanga ukomeretse udutsinsino. Kuvuza agatsinsino biroroshye, ariko umutwe wamenetse kugira ngo ubeho biragoye. Imana iduha gukubita mu cyico. Nusoma mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cyaho cya 4 murongo wa 7, aramubwiye ati nukuri nimugandukira Imana nk'abana bakundwa gusa, ahasigaye murwanya Satani nawe azagira gute? Azabahunga. Satani wakurwanyaga uyu munsi arahunga, yibwirize rwose. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cyaho cya 10, Yesu atumye 70 bajye kubwiriza babiri ngo bagarutse baramubwira ati ntiwongere kuvunika, natwe byemeye. Byagenze gute? Aho dukandagiye dayimoni ziri kwirukanka, abasazi barimo barakira, indwara zarangiye, abantu bari kumva ubutumwa. Arababwira ati Imana ishimwe, ariko ntimwishimire gusa ko abadayimoni babumvira, ahubwo mujye mwishimira ko mwebwe mwamaze no kwandikwa mu gitabo cy'Imana, mukaba muri abana b'Imana. Ati ko Satani yabamanukiye asa n'umurabyo, ariko ntimutinye, nanesheje isi, mbahaye ubutwari bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo batwara. Ko mwampereye Imana icyubahiro abantu baje gusenga. Nubwo bakubwiye ko akomeye, hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Nubwo bakubwiye ko akomeye, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nubwo bakubwiye ko abarozi bakomeye, hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Aho bakumanitse Imana ikumanureyo, abarozi bagihari. Ibyo batabitse la force la cotistas, ibyo batabitse Imana ibitesha agaciro bagihari, babona imirimo y'Imana ikorekeka mu izina ryane. Twakongeye tukazamuramo haleluya. Ngiye ko nabonye ibitonyanga binini cyane bigwa hano, nkabaza Imana ibiki ko inzi ko imvura ari bigeragezo. Imana irambwira ngo si cyo bivuze, hari ibintu byari byarumye njanye gutoshya ahangaha. Irambwira ngo kandi hari ibintu byari byahagaze bigiye kugenda. Irambwira ngo kandi hari abantu baje barira bari butahe baseka.
irambwira ngo kandi hari abantu byari byaracanze ariko uyu munsi biracanguka. Imana twicaye imbere ni Imana ishobora bingahe. Mana we, ariko reka mbabaze ngewe navuze numva ndanezerewe. Ntibaze nawe umuntu akoze ku kiriba. Mu busanzwe hano harimo abantu bize ubuganga muzabaganiriza. Umuntu uri muri koma ne yavuye muri koma ntahita akira, ahubwo bashobora no kumwigisha kugenda no kumwigisha kuvuga kandi avuye muri koma gusa. None Yesu we umuntu bamaze korosa bagiye gushyingura arakoraho agahita atera intambwe bagataha bagenda. Wowe uracyari muzima, ibyo wowe uracyagenda urataha ugenda. Biremera mu izina rya Yesu. Biremera mu izina rya nde rya Yesu. Ariko haleluya, bakristo haleluya. Baramubwira ngo iyo dukorera turayizi, iyo twicaye imbere turayizi. Bwire Satani ngo iyo nicaye imbere ndayizi. Yatumye nzinduka abandi baryamye ndayizi. Amajwi akubwira ngo ntibishoboye kuyabwire ngo hoya ndabizi ko nge nabishoboye, ariko Imana nikora ibyo nshoboye. Imana ikora ibyananiye, ndabizi irabishoboye. Dawidi arimba Zaburi ya 30:6 yaravuze ngo naho yaba yandakariye kizima nuko nageze imbere yayo. Aravanga uburakari bwe nubwo akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Aravanga ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Amarira wazanye bataha ari impundu. Hari umuhungu waririmbye ndamukunda, aravuga ngo uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa, wakwambara ukaberwa keretse utabibonye. Wavuga Igifaransa Icyongereza kikaza, kandi iyo yaguhaye iguhambirira abareba. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba wowe kemura icyo. Ariko hari igihe umuntu aririmba ukumva ari muri Yesu. Hari igihe umva hari umuntu uririmba ukumva agize gute. Hano nabaza ngo sinzi ukubigenza, mbese uko ubigenza nge ntibindeba. Sinzi nukubikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Biratungana. Ndakwiringiye. Haleluya, haleluya. Nizeye ijambo rya Baba fosa la kota, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Baramubwira ngo twe Imana dukorera ntabwo tuyumva, turayemera, turayizi, irashoboye. Ati ibasha kudukiza amaboko yawe Nyagasani, kandi mu itanura ry'umuri zadukiza. Ariko naho itadukiza ntabwo twakorera Imana zawe, habe no kuranya igishushanyo cy'uzabo wagize gute wakoze. Ngo ategeka kwitanura baryenyegeza,
rikarushaho kwaka kuko ryakaga inshuro 7, kandi nuko ryakaga ryari kugira gute, ryari kubatwika. Muzi icyo bisobanuye? Biravuze ngo biraza kugera kuri 7 bisubiyeho bapfukamye, asanga umwanzuro bafashe ntabwo usubirwaho. Niba hari abantu baririmbye umuririmbyi ya 207 yaravuze ngo wabatinyutse ibyago byose azakurikira umwami Yesu, aravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya hehe, ijya mu ijuru. Cyakereze ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazaba. Aravuga ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya hehe, ijya mu ijuru. Cya gatatu yaravuze ati bishoboka ko umubiri wananirwa, ariko mu isezerano dufite Yesu yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera. Bati mwamujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kubaho kwiteka. Aravuga ngo have wabwoba we nimunyihorere namaramaje kujya hehe, kujya mu ijuru. Reka mbabwire, niba ari ikintu kibaho giteye ubwoba isi ndetse noneho twebwe hano mu Rwanda ngo ibiciro bipanda buri munsi, ukabona abantu bahamutse. Nge reka mbabwire iki kintu ni ukuri kw'Imana n'itangazamakuru riri hano. Reka mbabwire, dufite perezida twese tuzi, abanyarwanda mwese mukunda, yagiye akora atangagira nkakora ibintu bikomeye, ariko hari ikintu ejo buri nahishure nabonye yakoze gikomeye, ubona ko ari ubwenge bw'Imana. Mu nyumvi abapolisi n'abasirikari kuko ntibazajya gukora ikiyede, ntibazajya gukora igifundi, ni ukuvuga ngo bamuri uruhande arabazi, kandi umushahara bakora yagize gute arawuzi. Ashyiraho isoko rya emishop kugira ngo bazajye bahana ibiciro bya panda bitabagoye. Uyu si umuntu mwiza? Ubu bwenge se ntabuhawe n'Imana? Nese Imana yarabuyoye bwose isigara ntabwo isigaranye, cyangwa ifite bwinshi buruta ubwo yatanze? Murakoze cyane. None se iyo tugeze muri 28 mu Gakiza 2 mwese nitujyana, turi abasirikari bangahe bogejwe mu maraso yandi? Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe. Bisobanura ngo natwe nubwo twicaye hano natwe turi mu gisirikari, isi itazi ariko ijuru rigize guteriza. Baranyumvisha aba bantu b'Imana. Ubwoba bushire mwari no teraniro Imana ituremeramo Yesu shop cyangwa abayisenga shop cyangwa abayizera shop. Byashoboke kaduhaga karita natwe, ariko Imana irabishoboye badi. Ariko mushumba Cyprien ntiyakaturemera. Nukuri abayisenga shop, abayizera uragahora yarakabonye we turi kumwe na kubisha. Nanjye nuba bayibereye Icyubahiro abantu barahangaba. Mfite mushiki wanjye ufite umugabo w'umusirikare, niho nabimenye, ntabyo narinzi nge, ntago njya ibintu byabo. Ni yarambwiye ati twe dufite isoko tuhahiramo ibiciro twe ntibizamuka. Ntabwo se wajya uha byinshi nanjye ukamaka bati bajyana nuko umuryango ungana, baba bakugeneye ibihwanye nuko umuryango ungana. None rero natwe Yesu aturemeramo Yesu shop. Birashoboka? Abayisenga shop, abayizera shop, abakiranutsi shop, abayubaha shop. Imana ituremera agakarita mu izina ryande. Twazamuyemo haleluya. Birashoboka. Hafosa la pekota. Have wabwoba we nimunyihorere namaramaje kujya hehe. Ubu nge naramaramaje rwose, umva ntabwo bamfite. Generali wacu Yesu afite uburyo bwose bwo kubesha abantu. Byapanda sinonge sa ntawe nge mumbabarire, ntabwo nyasengera ibiciro ngo bimanuke kuko Yesu siwe mukene azamukane naho bigeze. Ndabimanura suniza imanura kugeza ryari? Muse waza imanura kugeza ryari ngo ajya azamukana naho bigeze? Nesetse ko musakuza ikiro kibira kigura 20 n'undi hari ababuraraga. None se mbabeshye none ubu kigura n'ubundi ni 1000 n'ubundi muracyabirya, murakinirya murayirya, ariko twazamura Imana Icyubahiro. Imana ikora ikintu mu izina ryande. Abayikunda haleluya, bakunda Imana haleluya. Mwamujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kubaho witeka. Have wabwoba we nimunyihorere namaramaje kujya hehe, kujya mu ijuru. Basunitsemo 4 baravuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Na igihugu cyose cyaterana kikanseka icyatumye apfa, mama ntiyamfira, papa ntiyamfira, shangazi ntiyamfira, ubwo yamfiriye rero iyamuduhaye izamuduhana n'ibindi bingahe byo.
ntabuzwa n'iki kujya mukunda. Ariko mumbabare mumbwi ubu ngubu koko mu by'ukuri Satani yongera dusuzugure adutesha agaciro twarageze mu rusengero. Ntabwo turi imbere y'umupfumu utera inzuzi ngo tuvuge ngo ashobora gufata arabikemura. Turi imbere y'Imana ivuga bikaba. Uzi ko umuntu yajyaga ku mupfumu akagira ngo abati yaterere kwa ririya hembe nikabakuru bavuza akayanaga, kandi ngo bamubwiye ngo uzana amashyashya ngo kuko amashaje ngo ntaga abapfumu bayeme ngo ntaga abakuru bayeme. Akayanagaho yanza ko baticara kicara vava ati haguruka ugahaguruka vava manura umutwe ugatumbanura. None turashimira Imana sha ubu dusenga Imana twicaye gisirimu twambaye neza bikemera. Ariko Imana ariko Mana yacu ariko barokoresha abati uzani inkoko y'ibara rimwe inkoko akayirya akaguhibaba ukaritahana ukagira ikenyero ngo ugufite Imana. Uretse nibaba uwaguha inkoko ikagera ivango koko yashobora kukurinda. None ubu turaryama mu cyumba ukabwira Imana ati Mana undinde, urinde n'abana bari mu cyumba n'abagiye ku ishuri Imana ikabarinda, n'abafite umuceri mu gishanga tuturindire n'umuceri mukagira kadahumeka ikabirinda, n'abafite ibigori Imana ikarinda n'inka ikaba umuzamu hose kahatubera. Ukaryama ugasinzira wasamya igashyiraho abarinzi Imana ikahaba. Abantu yahabereye tuzamure haleluya. Imana yacu himbazwe. Satani we uramwaye, turi mu iteraniro ry'abera, turi imbere y'Imana ivuga bikaba. Haleluya. Turi imbere y'Imana yacu iyatwiremeye ikadushyiraho nta muntu igishije inama. Irabizi. Barava ashizemo gatanu baramubwira ati rega nge ndi umukristo narakijwe nkurwa mu byaha. Ntago ari bya bindi nubwo mu ntambara ndasana n'ibyo, ariko mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora ne. Reka mbasaba aka kantu nakumushinishe hariya n'ukuri. Twizeye Imana ko ifite imbabazi nyinshi, ariko twizere n'Imana ko yaduha imbaraga zo kunesha ibyaha. Gari umuntu indaya murebe ukuntu Satani ari umugome. Akuye kumuna kugurira indaya n'ukuri. Uri kikukuze twakumvikana dute koko si unazanciririkanya manura nza kwa kinara Yesu. Hari ibintu nuba sibwo twakirika tuvanga igiciro nangaye tukya tuvuga ngo naya senandi kuguriye mari koko. None sinzi ukuntu bari bavuganye ngo bumvikanye. Arambwira ati rero wowe nawe twicaye ahantu gutya ati babaga mu kazu gafite ibyumba 2 na saro, noneho bahurira muri saro. Umuntu wa muntu twajyanye afata waramujyana arambwira ngo nawe ntubikireze nanjye ndabane nanjye ntaza kubirezi bakazeka. Fata wa undi nanjye mujyana mu cyumba, tugezeyo na bya bindi bambara muzamumbabarira abantu bazabona mbwiriza ngiri hari ibintu manuva ndashaka kuvuga amazina manuva binateye isesemera katsindwa n'Imana. Noneho mbyambaye biracikagurika, kandi barambwira batarwaye sida ajya gufata imiti mpava mpfa nkajya ngenda mpfa ngenda. None maze nk'imyaka 3 ndwara ibibyimba umubiri wose, ndavuga nti nuko bapfa. Kimwe kijyamo hano muzuru nkayibona mana we umuntu wakijijwe ajya bishimira Imana. Ntuzajya wumva unakijijwe neza, ntuja ugenda wicariye ugurira agafanta ukagotomere gakonje uvuga ati ndagushimiye Imana. Ni ukuri kw'Imana. Kwirinda biruta kwivuza. Ntabwo sinzabyibagirwa. Mana warahabaye Mana, uri Mana nziza Mana. Ngaruka mu rusengero mbwira Imana ntibasi ninapfa nzajye mu ijuru, ariko ntacyo nirwanyeho ndi umuntu w'umugabo nanjye. Ndagaruka sanga Yesu rero waracyateza ibiganza aranyakira. Nahavanye ariko Mana reka mbabwire Satani ni umugome. Satani ni umugome 100%. Satani ni umugome, kandi muzagire mutegereza akazakora ikintu cyiza. Satani ni umugome, kandi ubwo nari mfafanye gutyo nziriki. Urebe ukuntu Satani ari umugome ngo papa na mama
papa yapfiye muri jenoside, mama ntibari bahuje ubwoko, ngo ubwo nge ngo mfite amoko muri nge, ngo niba ashaka igisirikare ngo zarasa abantu nanga. None umva ninge ugiye kubarasa cyangwa ninge ugiye gupfa nabi? Kandi urebe buryo Satani ari ingome. Bapimye DNA ya mama basanga atambyara, ntago ambyara. Papa se bazipimye uretse ko yipfiriye basanga atambyara. None se ubwoko mfite n'ubuhibwo se ndi ikimanye cyangwa ndi mfirizone? Uretse abazimu batera abantu yabubwiza. Ati tuvugana ukuri ubwo ndi ikimanye cyangwa ndi mfirizone? Mubyita ngo igihari. Je nimumbaza icyo ndicyo. Ubwo amatiku mfite nayahe? Amatiku mfite nayahe? Ni Imana yansanze ibwira ijambo ntari zibagirwa. Irambwira ngo niba uhindukiye uje. Irambwira ngo igihe wakenyeye amenyo uwayekenyeye ntabizi wavurumwe n'ubusa. Irambwira ngo kandi ikintu cyiza ugize umugisha nuko unyakiriye. Irambwira ngo ndaguhindura ubu mwana wanjye. Ntiyego rwose. Irambwira ati none se nge unyita bwoko ki? Ndavuga nturi Imana yera. Irambwira ngo nanjye rero ndi se wabera. Ndi papa wabera. Ndi papa wabera. Irambwira ngo abatera sinababyaye. Kuko ngewe ntabwo nigeze ndi mu muhutu, nta mututsi naremye, nta mutwe. Naremye umuntu. Irambwira ngo mwese musubiye mu nda makwisanga mu nda yande ya Eva. Eva akajya mu rubavu rwande rwa Adamu. Adamu akajya mu gitaka. Wabona ubwoko ye hano. Tubihariye abapagani abakijwe tuza abo turibo. Se muranyumvise badi? Muranyumvise barakore mwaje gusenga? Hari utuntu murwana natwo mutaramenya. Satani agenda ahagurutsa ariko turaturwanyije mu izina rya nde ryaye. Ariko amen. Abakiri mu iteraniro haleluya. Reka nimvira yo ngaruke. Basunitsemo gatandatu. Babwiye Nebukadinezari baterega twebwe ntago imyanzuro turimo isubirwaho. Inzu turazikeneye turanazishaka ni nziza ariko tuzubaka ku musozi. Ntago tuzikoreye. Imodoka ziba muri parikingi ntabwo tuzirarana mu gitana zintarara muri twe. Amafaranga tuyashyira kuri banki akagira abasekirite bayarinda. Atari ko ubutubona byose turabifite turanabigwije birahari ariko Yesu twamushijirije mu mutima ni ikibanza cye kiri. Kandi twabisanze ino nabandi bagiye babisiga ati natwe bizasiga none turabihinyuye suko tubyanze guhinyura ikintu no kucyanga kugihinyura no kugifata nkaho nubundi kirahari ariko nta nicyo kimaze. Ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Kuko namenye ko ntanza ribayo nta nimiruho abaho bose baguwe neza. Tinabonye bayaryamana bakarara barira hari. Basunitsemo karingara batereka tugutangariza itangazo rya nyuma. Noneho nge ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Kinyibagiza ibyago byose, kwibagirwa ibyago no kuba bihavuye ni ibintu bibiri. Se abantu baranyumvise badi? Kinyibagiza ibyago bingahe byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Noneho nge ndi umukristo kondi kose naho natumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Zabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ngo barabaho uko bakambaye amafure buko baba bakavangwa ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro kubw'imbabazi ze nyinshi ndama. Ndaje duhanure dusoza reka mbereka akantu kamwe nshaka gukora. Ntabwo Yesu ahagarara ahantu ikibazo gitangirira. Bakuvuga reba ukajya ugira ngo ntahari. Akajya ahantu bakajya bavuga bakagira ngo ntahari kandi agize gute ahari. Kavuga ngo mbacungiye aho muzi ko azasebera, mbacungiye aho muzi ko bizamucangira, mbacungiye aho muzi ko azapfira, nge niho mpagaze. Yobu yigeze aririmba aravuga muri 23:8 igeze kwica baravuga ngo nigira imbere ndayibuze sibi inyuma naho ntihari mu kuboko kw'ibimoso aho yakoreraga sinyaruzi inyihishe mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Aravuga ngo ariko ubwizi ziranyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Hari igihe Imana isa nk'iyihisha ukayishaka ukagira gute ukayibura abantu bakagira ngo yaragutaye. Ariko intumye kukubwira ngo uyu munsi nibwo igiye gukora ikintu bakamenya ko ari Imana ukorera. Baravuze iraceceka, bararwanira ceceka, barahagurukira ceceka, nayo irihagurukiye ije gukora ikitangariza abatari bayizi bakabona ko ari Imana ishobora byose. Bageze mu itanura basanga niho Yesu agize gute yemwe ababaterutse ariko haleluya.
urumva babateruye batwitswe n'ibirimi by'umuriro bataragera mu makara. Bazi ko niba batwitse n'ibirimi abaguye mu makara bari bushirire. Basanga Yesu ahagaze aho rukomeye. Yesu ahagaze aho rukomeye. Yesu ahagaze aho rukomeye. Batemberana na Yesu mwitanura neza, akajya babwira ngo nimwe mwagumanye nanjye, twihanganana mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami nkuko data yabumbikiye. Ngo Imana iti sanga Nebukadinezari ahantu yicaye kugira ngo imwemeze. Ntabwo yari kwirirwa aza kurunguruka kuko abahungu be yayohereje bari bahiye batwitse n'ibirimi. Ntabwo yari kwirirwa aza kureba mwitanura, ngo aze kureba abona Saduraka na Meshaki na Abedinego bati uracyari ya Mana, Mana imbaraga zawe zirakomeye, umba hafi kuruta imyambaro nambaye, umenyera kure kuruta ibyo nibwira. Reka ariko hade first reka sabe Imana abantu bari bazi kugiye guseba baze kureba ko wapfuye basanga ukarabye ugiye ku kazi. Reka sabe Imana abantu bari bazi kutazabyara baze kukubwira amagambo basanga uri gusimbiza bebe. Reka sabe Imana bari bazi kutazashaka baribo bazataha ubukwe bwawe. Reka sabe abari bazi ko bigucanze bazabona imbaraga z'Imana wakoreye. Wayizamuriye haleluya. Sole praisa ngo arebye masanga baratembera yarazi ko bahiye. Reka bari bazi ko iyo ndwara izaguhitana aribo bazafatanya nayo gushimira Imana. Reka bari bazi ko byakuyobeye bazagufashe gushimira Iyera. Ngo batembera mwitanura arareba ngo ahita asanga abajyanama arababwira ngo ntitwataye abantu batatu mwitanura y'umuriro. Baramubwira ngo nibyo ni Saduraka na Meshaki na Abedinego. Arababwira ngo none bishoboka bite mbonye abantu bane batembera mwitanura ry'umuriro kandi ntacyo babaye. Muntege amatwi mubongeze tugira ngo twihute twinginga Imana. Bibiliya iravuze ngo araza ngo yegera itanura. Arababwira ngo kandi ishusho y'uwa kane irasa n'umwana w'Imana. Mwese ntimwaje gusenga ko yabatayemo ababwira ko nta Mana yabakiza. Abwiye n'iki ko Imana igira abana? Arubwo aribo babimubwiye cyangwa n'iki Imana ikoze gitangiye gutuma hishurirwa? Imana igukorera ikintu gituma abantu bahishurirwa Imana usenga. Ariko ubwo wamufashe mu kiganza niba ntacyo mupfa umuntu mwegeranye. Ndabizi ko muri abasiri mu Kaciro, ariko mufate mu kiganza ubwire ngo Imana ni gukorera ikintu gituma abantu bahishurirwa bamenye ko Imana ukorera. Muhanurire, ariko muhanurire neza ibimubwira byumve. Imana igukorera ikintu mwari no teraniro gituma abantu bahishurirwa bakamenya Imana wakurikiye kitandukanye n'ibigirwamana mu izina ryande. Twayizamuriye haleluya. Twayizamuriye nanone haleluya. Mwumva amagambo asubiyemo kenshi iyo bagishaka. Nguyu hano ni mwarimu azi ko tubwiriza abantu ngo bakizwe. Nebukadinezari bakimubwira ngo batizwa ntabwo byari gusaba ko bavunika babwiriza, kuko yemejwe Imana n'ibyo ikoze pwe. Yegereye itanura avuga ngo ngo ba Saduraka na Meshaki na Abedinego bagaragu b'Imana isumba bingahe byose. Iyi titire yuko isumba byose sibo bayimubwiye, ahubwo n'iki Imana igize gute ikoze. Ahita yagera n'abati nimusohoke bagaragu b'Imana isumba byose nimusohoke. Yabatayemo ababwira ko nta bwenge ko nta n'Imana yabakiza, atangiye kubakuramo abahendahenda nimusohoke. Reka babwire ikindi kintu ushimira Imana nuko hasohotse batatu uwa kane ntavemo. Yarazi ko nawe rizaka aziryo uhagazemo, agiye kurizimya akakanya nawe ugiye gusohokamo baboneka ari umwami w'abami. Ariko abarokore bazamuye haleluya. Yarazi ko nawe rizaka niyo mpamvu yasigayemo. Yarazi ko iry'uburwayi rizaka, iry'amadeni rikaka, iry'amagambo rikaka, abavuga bakavuga, abarozi bakaroga. Ariko bati nanjye nzasigara mpagazemo, nzajya ngabanya sufidi gavana ntacyo bizamutwara. Arihagazemo Yesu, niyo mpamvu ritaguhitanye ugiye kurisohokamo. Bavuge bati ni ukuri Imana ya Korodeta, Imana ya Korodine, Imana ya mama Mugisha abari yishimwa. Ngo barasohoka, araza arabegera ngo arinukiriza, basanga nta n'umwotsi, basanga imisatsi itababutse. Ahita aravanga Imana ya Saduraka ibaye y'abantu bangaye? Si batatu gusa ari kuvuga, nta yambuye isi yose akayigira iyabo. Ariko muri hano barokore bade
koko Imana yamfashije muri quartier bavuga ngo iyo usenga irihe igakora ikintu abantu batajya bati Imana yawe aba ariyo Mana isenga. We ko ayibabwiye ntibayumve ugase kandi umuntu asenga amasengesho akajya no mu giti akabati wenda sindi mwisi sindiro mu ijuru reka njyaho nyegereye ariko ntihagike abantu ntibayemere ukayisenga yo mu mazi abantu ntibayemere ukamanuka ubutaye abantu ntibayemere ukararije abantu ntibayemere ariko Imana yakora ikintu abantu bakagira gute nyamara nge ni prophet nge ndimo ndabahanurira mu izina rya Yesu. Imana ije gukora ikintu kiza gutuma abantu bemera Imana wasengaga. None se mwizera kandi Imana mwemera kandi Imana ivana igihumbi yahavana miliyaride nivana transport ikuvana ni kujyana mu mujyi yahavana n'imodoka ayivana bukode yahavana na etage abantu barengera ko mbona babyemera ari bake murabyemera mwese mwemera ko Imana ihamagara amayera kitaba kandi nta matwi yagiraga bati mayero karibu mayero akaza uzi ko Imana itanga telefoni yawe ntawe uyiza abantu bakayimenya bakabyigana baguhamagara nabo utaruza ati nukuri ko Imana nomero yawe twayibonye twumva none nawe sikejo bundi madamu yambwiye ngo ari ku busheri ngo yo nyikwiyangishwa kuko ngubwo ko ngo yo nyikwiyangishwa ariko kandi twabanye abantu bari kuza bavuga bati sha uriya mugabo ugiyeho ni igihage nta kintu azakora nta kintu mfite Imana ntacyo nzamumarira mfite Imana ntago baramenya agaciro kayo nukuri ko Imana umva ndagira ko haleluya bari hano haleluya ntabwo nge ndi burenga mu nyumve Imana ya Saduraka na Meshake na Bedenego ishimwe. Umuntu mwegeranye mumbariza izina rye. Reka turimo turahanura mwebwe mugira ngo guhanura ko umuntu azakagenda akora ku muntu nge ndimo ndahanura mubaza izina rye. Namara kuri kubwira mubwire ngo Imana ya muvuge mu izina. Imana muwe muvuge mu izina navuge mu izina ryawe. Mubwire ngo aka kanya ikora ikintu gituma abantu bayishima. Imana yawe ariyo bahimbaza. Imana y'abanyamahanga bayivuge neza abarozi bemere ko ufite Imana ishobora byose aho uvuka bayimenye abatayemeraga bayemere bari mugeza bivuga Imana ikora ikintu kivuga Imana niba ari inzu yawe ivuga Imana niba ari imodoka yawe ivuga Imana niba ari abana bawe bavuga Imana niba ari uko ukoze muvuga Imana Ndindu babeshi ubuye bakibwira Saduraka na Meshake na Bedenego ngo nibavuga ikintu basaba bari kuvanga umudukirireho umutwe uzajya ujya kumviriza abantu batuvugira Imana nabi bari kusaba uyu mutwe ariko ikintu Imana ikoze gitumye Nebukadinezari w'umunyamahanga avuga ko nta Mana ihari avuga ngo nimuzonge mushyireho abasirikari mushyireho umutwe uzajya ujya kumviriza nimwumva umuntu yayivuze nabi mumuzane atemagurwe urugo rwe ruhinduke nk'icyavu kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni mubwira ngo iyo twicaye imbere n'Imana ikiza uyu munsi gukorera igitangaza abantu bose nibakibona bazahimbaza Imana yawe abantu bose nibakibona bazavuga Imana wakurikiye abantu bose nibakibona bazaboneka zamura haleluya salape kotasti ndagira ngo dusenge Yesu aravuze ngo batizezwa n'ibyo mvuga banyizezwe n'imirimo nkora ubwabo azi ko nta magambo masa atapfa gusobanura Imana nk'uko bikwiriye si wowe ubyivugiye si Yesu ubitubwiye si Yesu bivuze se si Yesu bivuze injira mu mutima ubwo ati Yesu ni wowe ubivuze ni wowe bivuze ndashaka ko amagambo narayavuze ntibakwemeye none nkorera ikintu kikubwira abantu
wavuze ko amagambo gusa atagusobanura. None nibatemezwa n'ibyo mvuga, ntibemezwe n'ibyo wambwiye, ko ari ikintu kikubwira abantu. Aba bantu bamenye ko ngusenga, bamenye ko nagukurikiye, bamenye ko ngukore. Aravuze ngo ni ukuri, ni ukuri. Nababwira ko umuntu unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta. Tugiye gusenga, izere nutanizera, tukwizere. Ariko Imana ikora iki? Uzagaruka hano uvuga ko wabonye imirimo y'Imana kwazira. Wabonye imirimo y'Imana. Imana ikiza, Imana itaba, Imana irema, Imana ikora, abantu bakayibona. Fosa pela koria. Hallelujah. Shane pede vai koria. Ibiyihesha Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo nigiraho datari muganyira ibyo nkena byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubukana bw'umwanzi. Mu bihe byiza byo guse, mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubukana bw'umwanzi. Mu bihe byiza byo gusenga, ibiyihesha Uwiteka, yewe binyemeza yuko asubiza. Ategereje abana be ngo bamusange, ndamwihereje kuko yampamagaye, onje niringiye nongeze ibihe. Nahanga ibiyihesha Uwiteka binyemeza yuko asubiza. Ategereje abana be ngo bamusanga bagire gute? Abakene. Kandi Imana ibamara ubukene bwanyu bwose. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, ntandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, hakanjyana iruhande rw'amazi adasuma. Yabonye nshogo yasubiza intege mu bugingo bwanjye. Haravanga ubwo bimeze bityo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haravanga ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Siza amavuta mu mutwe, gikombe cyanjye kirasesekara. Aravuga ngo ni ukuri namenye neza yuko ntunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nkiriho, nanjye nzabaho mu nzu yawe iteka ryose. Aririmbye ya 20, haravanga Uwiteka kumvire ku munsi w'ibyago. Izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru, ikoreze gutabarwa kuva hera aho urusengero wahageze. Yemera amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Tuzarimbisha impundu n'agakiza kawe. Haravanga ngo none menye neza ko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusiza ari mu ijuru rye ryera. Haravanga ngo bamwe biringiye amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko turahagurutse turema. Akira kwema mwari no teraniro, akira kuvuganirwa n'Imana, akira kuburanirwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira gukorerwa n'Imana. Icyari cyarananiranye abantu bose babona Imana. Zamura haleluya, zamuri ya kabiri haleluya, zamuri ya gatatu haleluya. Mwaregera hano hino dusenge. Ntabwo bemejwe n'ibyo wavuze, bemezwe n'icyo Imana igiye gukora. Ntabwo bemejwe n'ibyo wavuze, bemezwe n'icyo Imana igiye kurema. Reka mbabwire, sopasi kota la brevai lelas pelosi fori tekoria devai.
Imana irambwiye ngo aka kanya akanyine irahagurutse kandi ngo abanzi b'abantu bamwe barahano ngo bagiye gutatana. Nari mbonye iyi Zaburi ya 12 z'imbiranye umurongo wa 6 uvuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuzuka umutima k'umukene, none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro ubacunira ingoni. Hanyuma ndimo nyireba no bijwi rirambwiye ngo aka kanya babwire ngo ndahagurutse kandi abanzi babo bagiye gutatana. Pelosa koria deva tandema pelos bivu ha la cotistas. Uyu mubyeyi uri ku ruhande nubwo arimo yuzuzwa cyane, Imana iguha umugisha. Mbonye umuntu azaragufata noneho aragukomeza, nkajya mbona hari ibintu biza bigakurura mbona ntuhavuye. Imana iguha umugisha. Numva ijwi rirambwiye ngo Imana yaragufashe nta kizakuvana mu maboko yayo. Ibigukwega birahari ariko Imana irahagaze kandi irahibereye, nta kizakuvana mu maboko yayo, iragufashe. Ikindi irambwira ngo ibyo biganza byabishyizemo icy'agaciro, aho utari gukenera ugiye gukenerwa, bamenye ko ari Imana wakurikiye. Uyisenze igihe yisuzugurirwamo ariko iguhaye agaciro isi tigeze. Pela fostas urakoze Yesu. Hela was Mana we Shaneto prevai kore. Hela fos isoko ikomeje kududubiza ahantu kandi defy abantu bazagera hano barwaye babona imirimo y'Imana, bazagera hano barira batahe baseka bazone pense neolekoria devai. Mwami Yesu, Mana we mugire ibiganza gutya mbabwira kandi mbonye mugenda ku musozi mwikoreye ibiseke gutya mu byiko. Yesu Kajya mbona uko bipfundikiye bishashagirana ku mufuniko kagumaho. Ijwi rirambwira ngo Imana muri mwe hari abantu ihaye agaciro ku buryo bagiye kuba bo kwifuzwa. Ngo ubwo buryo bwo kujya kurungurukamo ni uburyo ugiye gukenerwa abantu batajyaga bagukenera. Mbona mugenda ku musozi, uwo musozi mugenda muririmbiza amashimwe muneze alepeko devaisas. Urakoze Yesu. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye ineza yawe, nabonye ineza yawe. Amen. Aka kari baraye ngo ahara marira wahinduye umunezero. Ahara marira, ahara marira wahinduye umunezero. Nimo ndirimba akakaririmbo mbonye abantu bafite amabike barimo bandika. Imana irambwira ngo hari abantu bayandikiye ariko ije gusubiza ngo niba umuntu yandikira inshuti ikamusubiza ngo nayo irabasuje kandi abantu bagiye kubona ko iyo performance. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu. Arejera he twazamuriye Imana. Haleluya. Irembo ryera TV, irembo ryera